Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Muraho neza, umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Indangamuntu y'ikoranabuhanga, kimwe mu bikorwa bikomeye isi iri kwinjizwamo bucece, nyamara gihatse biteye ubwoba, bizoreka abatagira ingano batuye uyu mubumbe bakabura ubugingo. Iki ni igice cya mbere cy'icyegeranyo kigiye kuguha amakuru y'ibanze utigeze umenya ku mushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga igomba gutungwa na buri muntu wese ukiri muri ubu buzima. Ijwi wumva ni ry'Umuhoza Clement, bana nanjye Uwiteka duhana umugisha. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 7 kugera ku wa 8 haravuga hati: ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Naho muri icyo gice ku murongo wa 16 kugera ku wa 18 hakerura hati: ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Umuryango w'abibumbye uvuga ko impamvu nyamukuru y'intego 17 z'iterambere rirambye, izizwi ku izina rya SDGs, ari uguteza imbere sosiyete irangwa n'amahoro no kudaheza n'umwe, no guteza imbere ubutabera kuri bose. Kwihisha inyuma y'ayo magambo niwo mugambi nyakuri wabo, nyamara icyo bagamije nyakuri ni uguha imbaraga zikomeye no gushimangira ubutegetsi bw'isi cyangwa se global governance, no kwifashisha iterabwoba haba mu bigaragara ndetse no mu bitekerezo kugira ngo bateze imbere ubutegetsi bw'agatsiko kabo. Muri iki cyegeranyo abahanga barimo Ian Davis, umunyamakuru wigenga w'umwongereza ukora inkuru zicukumbuye akaba n'umwanditsi, ari kumwe na Whitney Webb, umwanditsi wabigize umwuga, umushakashatsi n'umunyamakuru kuva mu mwaka wa 2016. Aba bombi basuzumye byimbitse uruhare rukomeye rw'indangamuntu koranabuhanga muri uyu mugambi kirimbuzi witiriwe intego z'iterambere rirambye, arizo Sustainable Development Goals. Batangiye bandika bati: mu gice cya mbere cy'iperereza ryacu ku ntego z'iterambere rirambye z'umuryango w'abibumbye UN, twerekanye uburyo Loni yiyita ku mugaragaro ubutegetsi buyoboye isi. Twakoze iperereza ku mikoreshereze y'icyo uyu muryango w'abibumbye wita uburenganzira bwa muntu, nyamara twasanze ari nka systeme y'igitugu bifashisha ngo bagenzure imyitwarire y'abatuye isi, bihabanye cyane n'uburenganzira ubwo aribwo bwose busanzwe buzwi. Twasuzumye kandi uburyo Loni ikoresha icyo yita amahame y'uburenganzira bwa muntu mu gushyira abatuye isi mu bibazo rwagati byugarije isi. Ibi bigafasha Loni n'abafatanyabikorwa bayo gufata ibibazo nk'amahirwe yo guhagarika no kugenzura imibereho yacu. Ubufatanye bukomeye bwa za leta, ibigo by'abikorera n'umuryango w'abibumbye Loni ni igisobanuro ntashidikanywaho gikuraho burundu uburenganzira nyakuri bwa muntu, bitwaje impamvu yitwa ibibazo byugarije isi. Umugambi nyamukuru w'intego z'iterambere rirambye SDGs ni ugushimangira ubutegetsi bwa Loni. Loni yiyemeje ko muri izo ntego zose uko ari 17, iya 16.9 ivuga ko abatuye isi bose bagomba gutunga indangamuntu koranabuhanga, niyo ikomeye cyane muri zose. Ibyo byemejwe n'ubu butegetsi buyoboye isi ko ari ingenzi cyane kugira ngo n'izindi ntego zisigaye zibashe kugerwaho. Mbere na mbere babanje kugaragaza ko iyi ntego 16.9 ijyanye no guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga, bagaragaza nk'aho ari nta kibazo iteye ndetse ko ikenewe cyane. Bemeje ko bitarenze umwaka wa 2030 hagomba kuba hatanzwe indangamuntu koranabuhanga ku bantu bose ndetse uhereye ku bakivuka. Ariko nk'uko bisanzwe iyo bigeze ku ntego za Loni zijyanye n'iterambere rirambye, ntabwo inyito n'ukuri bihura. Intego ya 16.9 ijyanye n'itangwa ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga ku isi yashyizweho kugira ngo hatangizwe igenzurwa rya systeme y'indangamuntu y'ikoranabuhanga ku isi yose,
ndetse igahuzwa n'izindi systeme mpuzamahanga. Aha twavuga nka CBDC ariyo Central Bank Digital Currency, iryo ni ifaranga ry'ikoranabuhanga rya buri gihugu. Ibi rero ngo byakwifashishwa mu gukurikirana aho umuntu aherereye n'aho akomoka, bigashyira umupaka ntarengwa ku mudendezo wacu mu gukora ingendo ndetse no kugenzura uburyo tubona amafaranga, ibicuruzwa na serivisi. Kwakiriye intego ya 16.9 ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi bizafasha ubutegetsi bw'isi yose gushyiraho gahunda mpuzamahanga yo guhemba no guhana. Nitwemereye gahunda yagenwe nabo ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga, amaherezo izaduhindura imbata mu izina ry'iterambere rirambye. Ikindi aba bategetsi b'isi bemeje nuko indangamuntu y'ikoranabuhanga ari nk'uburenganzira bwa muntu. Aba bashakashatsi bakomeza bagira bati nk'uko twigeze kubiganiraho, Loni yatangije impinduramatwara ya bucece kuva mu mwaka w'1990. Mu mwaka w'1998 icyo gihe umunyamabanga mukuru wa Loni Kofi Annan yavuze ko ubucuruzi bw'ibihugu byo mu muryango w'abibumbye buri mu bucuruzi bw'isi yose. Ubugabanuke bw'uruhare rwa za guverinoma z'isi kwari kugira ngo hashyirweho amabwiriza yiswe ayo korohereza abashoramari bigenga n'abasoresha kugira ngo batere inkunga umushinga wo gushyiraho intego z'iterambere rirambye SDGs cyangwa se Sustainable Development Goals. Gukoresha ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere nk'urwitwazo rufite ishingiro mu mwaka w'2015, intego z'iterambere ry'ikinyagihumbi za Loni zahaye inzira gahunda ya 2030 igendanye n'iterambere rirambye. Ku itariki ya 25 Nzeri 2015, umwanzuro w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye 70.1 washyizeho ku mugaragaro intego z'iterambere rirambye SDGs, maze hafatwa icyemezo gihamye cyo gukorera mu cyerekezo cyo guhindura isi yacu. Ibyo bishyirwa muri gahunda yiswe gahunda y'iterambere rirambye y'umwaka w'2030. Mu gihe byari bimaze kwemezwa burundu, Loni yashyizeho uburyo bworohereza uwo mugambi kujya mu bikorwa mu rwego rwo gushishikariza leta n'abikorera kugirana ubufatanye mu guteza imbere iyo gahunda y'indangamuntu y'ikoranabuhanga ku batuye isi bose. Mu mwaka wa 2016 ku gisubizo cy'umushinga ujyanye n'intego z'iterambere rirambye, ariko cyane cyane ku ntego ya 16.9 ivuga ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga igomba guhabwa abatuye isi, ibiro by'umuryango w'abibumbye Loni ishami rishinzwe ibijyanye n'ubufatanye byatumije inama yiswe ID 2020 cyangwa se indangamuntu y'umwaka wa 2020. Iyo nama ikaba yari igamije by'umwihariko kwiga ku gukoresha indangamuntu ku batuye isi bose. Iyi nama yarangiye ishyizeho ikiswe ID 2020 Alliance cyangwa se ihuriro ry'indangamuntu y'umwaka wa 2020. Iryo huriro byari ubufatanye rusange bwa leta n'abikorera bwashyizeho gahunda y'ahazaza ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga kuva yashingwa. Ibaruramari ku rwego rw'isi ndetse n'ibigo bikomeye bitera inkunga byatoranyijwe na Loni nk'umuterankunga mukuru w'inama ya ID 2020 yatangijwe mu mwaka w'2016. Abo bose nyuma yo kwishimira ibyiza byinshi bizazanwa n'indangamuntu y'ikoranabuhanga, hasobanuye intego z'iterambere rirambye zizazanwa na ID 2020. Intego ya mbere, gushyiraho ikoranabuhanga rishingiye ku bufatanye bwa leta n'abikorera kugira ngo bagere ku ntego ya Loni y'umwaka wa 2030, intego y'iterambere rirambye ryo gutanga indangamuntu kuri buri muntu wese utuye isi. By'umwihariko, ubutumwa bwa ID 2020 bwari bujyanye n'intego z'iterambere, ariko cyane cyane iya 16.9 ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga yemewe na bose, harimo no kwandikisha uvutse wese. 30% by'abatuye isi, ni ukuvuga abantu barenga miliyari 1.5, byagaragaye ko batagira ibibaranga byemewe, bigatuma bashobora kwibasirwa n'amategeko, politike, imibereho myiza y'abaturage ndetse bagahezwa mu bijyanye n'ubukungu. Ubwo nibwo hemejwe umugambi wo guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo hakemurwe icyo kibazo cyiswe guhezwa mu bukungu. Iryo huriro ID 2020 ryatangijwe byemewe n'amategeko mu mwaka wa 2017. Iryo huriro kandi ni naryo ryashyizeho intego ya Agenda 2030. Intego ya kabiri yari ijyanye no koroshya kubona indangamuntu kuri buri muntu wese utuye umubumbe w'isi. Ihuriro ID 2020 ryatangaje ingamba zifatika ku itanga ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga mu gitekerezo gitangaje. Ubwo butegetsi bwavuze ko kutagira indangamuntu yemewe n'amategeko ariyo ndangamuntu y'ikoranabuhanga ngo byatumye abantu batabona ubuvuzi, amashuri, aho kuba, ubutabera ndetse n'izindi gahunda za leta. Bityo bikaba bivugwa ko ari byo byateje icyuho mu bantu cyo kudatunga ibibaranga byemewe n'amategeko.
Mu bubasha ryahawe n'ubuyobozi bw'isi Global Governance, ihuriro ID 2020 ryaguye igitekerezo cyo gutunga indangamuntu y'ikoranabuhanga, maze ryemeza yuko twemerewe gutura muri sosiyete yaryo ari uko dushobora kwerekana abo turi bo dukoresheje indangamuntu yaryo y'ikoranabuhanga kugira ngo dushimishe agatsiko k'abategetsi bategeka iyi si. Intego ya gatatu, ubushobozi bwo kwerekana umwirondoro ngo ni uburenganzira bw'ibanze kandi rusange ku muntu wese. Turi mu bihe byo kuba mu ikoranabuhanga, umuntu ku giti cye akeneye inzira yizewe yamufasha kugenzurwa kugira ngo yerekane uwo ari we by'ukuri, haba mu isi y'ibifatika ndetse no mu bidafatika. ID 2020 yo n'abafatanyabikorwa bayo bishyize hamwe maze basobanura ibisabwa mu mikorere yakwifashishwa mu guhanga udushya ku buryo byaganisha ku buhanga bugezweho kandi bikizerwa bikamenyekana. Intego y'iterambere rirambye ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga ariyo ntego ya 16.9 isobanuye ko tugomba gukoresha indangamuntu y'ikoranabuhanga yujuje ibyangombwa bisabwa byemejwe mu myanzuro y'ihuriro ryiswe indangamuntu y'umwaka wa 2020 cyangwa se ID 2020. Bitabaye ibyo ngo nta burinzi bwo mu mategeko tuzagira, ntibizadukundira kandi kugira serivisi n'imwe duhabwa. Uburenganzira bwacu bwo kugura no kugurisha muri iki gihe buzavanwaho, tuzamburwa kandi uburenganzira bwo kwitabira icyo ari cyo cyose nk'abenegihugu, kandi tuzahabwa akato ku cyiswe demokarasi. Aba bashakashatsi bakomeje bagira bati, mu kwezi kwahise kwa munani umwaka wa 2023 ID 2020 yifatanyije na Digital Impact Alliance cyangwa se DIA kugira ngo bazane impinduka ikomeye mu by'ikoranabuhanga. Ibyo byavuze ko kwihuza kw'iri huriro rya ID 2020 na DIA ni inyito yuzuye uburyarya, kuko ubwo bufatanye ari ubwa leta n'abikorera kandi bukorwa n'imiryango isa nk'aho ari imwe. Mu gihe yavugaga ku gutangaza ku mugaragaro ubufatanye bwa Digital Impact Alliance na DIA, umuyobozi wayo yaravuze ati, twashinze ID 2020 nk'ubushakashatsi bufite igihe ntarengwa bugamije kureba uburyo bushya abantu bashobora kwerekana ko babaho. Nk'uko bikubiye muri ya ntego ya 16.9 ijyanye no gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku batuye isi bose, ivuga ko niba udafite indangamuntu ya digitale cyangwa se indangamuntu y'ikoranabuhanga yemewe n'ubutegetsi, icyo gihe muri ubwo butegetsi uba utabaho. Nk'uko DIA isobanura, buri wese agomba kugira ibikoresho by'ikoranabuhanga byizewe kugira ngo abashe kwitabira ubuzima bwose bwa sosiyete. Niba udashyigikiye ibyo, ubwo nta uba uri we, bityo ugasigara inyuma muri sosiyete. Digital Impact Alliance yita imikorere yayo gutanga uburenganzira mu ikoranabuhanga. Abaterankunga barimo umuryango w'abibumbye UN, umuryango wa Bill na Melinda Gates ndetse na USAID, akenshi ushinjwa kuba igikoresho cya CIA, ndetse na guverinoma z'Ubwongereza n'Ubudage, bose bahagaze inyuma y'umugambi wa DIA, maze baravuga bati, dukoresha ubunararibonye bwacu kugira ngo twifashishe abavuga rikijyana n'abafite ijambo muri sosiyete, tugashishikariza ishoramari abakomeye ku isi n'abafata ibyemezo by'ingenzi gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bukwiye, dushyira imbere uburyo bwo gutegura, gushyira mu bikorwa intego zacu no kuyobora. Intego nyamukuru y'ubutegetsi bwa Global Public Private Partnership cyangwa se ubufatanye bwa leta n'ibigo byigenga no gushinga ubuyobozi mpuzamahanga bufite imbaraga kandi iterambere rirambye, niryo ryatoranyijwe nk'igikoresho cyo kugera kuri iyo ntego. DIA cyangwa se Digital Impact Alliance nk'umufatanyabikorwa w'iyo gahunda yahawe inshingano yo kurinda amabwiriza ajyanye n'iterambere rya digital. Muri ayo mabwiriza harimo n'iryo kwegeranya amakuru menshi ku bantu benshi bashoboka no kuyaha abantu bakwiriye igihe bayakeneye kugira ngo bayakoreshe mu gufata ibyemezo. Icyo gikorwa ngo gishingiye ku makuru yizewe agera ku bantu bayakwiriye mu gihe cyabugenewe kandi bakayakoresha mu gufata ibyemezo. Abashoramari bakomeye ku isi bashishikarizwa cyane gukoresha amafaranga yabo mu guhangana n'ikibazo cyiswe icyuho cy'indangamuntu mu bihugu bikennye cyane. Ibi ngo bikazagerwaho binyuze mu gushyira imbaraga mu ishoramari rihuriweho hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga abantu batunze, ndetse no mu bikorwa remezo byifashisha ikoranabuhanga rigezweho. Global Public and Private Partnership cyangwa se ubufatanye mpuzamahanga bwa za leta n'ibigo byigenga, nk'uko babyivugira, iri tsinda ngo rizemerera ibihugu bikennye cyane kugira uruhare mu kuyobora gahunda zabo za digitale, cyane ngo mu gihe ibyo bihugu bizaba byubahiriza gahunda yabo cyangwa se agenda yabo nk'uko babiteguye. Niyo mpamvu hari bimwe mu bihugu bya Afurika byamaze kwemera gukoresha iryo koranabuhanga kugira ngo bihinduke igikoresho cyo gusohoza uyu mugambi wo guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga. Bakomeje bavuga bati,
Kubera uburyo ikoranabuhanga rijya mu nzego zose kandi rikaba igikoresho mu kugera ku ntego zose z'iterambere rirambye SDG, twumva ko ibi ari byo bihe bikwiriye kugira ngo hatangizwe urugamba rwo guteza imbere iryo koranabuhanga mu bihugu bikennye, ari byo byahawe izina ryitwa Least Developed Countries. Intego yabo ni uguteranya umutungo ukenewe kugira ngo bashobore kugera ku ntego z'igihugu n'isi yose. Ni ukuvuga ko guverinoma z'ibihugu bikennye zemererwa gushyira mu bikorwa politike zo guhindura ibintu mu buryo bwa digitali mu rwego rwo kugera ku ntego z'icyerekezo cy'isi yose. Nta gushidikanya ko ID 2020 Alliance isobanukiwe neza ingaruka z'ibyo ikora. Mu nkuru yamamaye cyane yo mu mwaka wa 2018, umwe mu bashinze ID 2020 Microsoft yanditse agira ati: uko ibikorwa byinshi birushaho kujya mu ikoranabuhanga kandi byose bigashingira ku ndangamuntu imwe mpuzamahanga ishyigikiwe na Microsoft, ikibazo cy'uko izahabwa ubuyobozi bwayo burambye ku rwego rw'isi kirushaho kuba ingenzi, by'umwihariko kuko abantu batazaba bayirimo batazashobora kugura cyangwa kugurisha serivisi ndetse n'ibicuruzwa. Ati niyo mpamvu rero hakwiriye gushyirwaho ubuyobozi ku rwego rw'isi bugomba kugenzura ibyo byose. Mu gihe ubutegetsi bw'isi buvuga ku ijambo ryitwa kudaheza, buri kubaka sisiteme y'indangamuntu ya digitali y'isi yose, ariko mu by'ukuri igamije kwigizayo no guhana abanenga ubutegetsi cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye. Ibyo bigakorwa bacibwa muri sosiyete babamo. Nyamara aba bategetsi birengagiza ko guhatirwa gukoresha indangamuntu ya digitali utabishaka mu by'ukuri ari ukuvogera uburenganzira bwa muntu. Ariko nyamara ku bwa UN ibyo bizitwa uburenganzira bwa muntu. Nyamara ntibuzaba ari uburenganzira bwa muntu koko nk'uko babivuga, ahubwo ni ibikoresho bya politike yo gutegeka abatuye isi bose. Sisiteme mpuzamahanga y'indangamuntu ishingiye kuri biometri cyangwa se biometric, ibyo mu rurimi rw'ikinyarwanda twita ibipimo byo ku mubiri w'umuntu, ishobora gusa kuba ingenzi ku isi yose kuko aribo bashatse kuyigira ingenzi. Nyamara rwose ntabwo ikenewe muri iki gihe. Iyo mpamvu niyo bagomba kubanza guhimba, niyo mpamvu baje bitwaje ko hari icyuho cy'indangamuntu mu batuye isi. Reka tugaruke ku gukusanya ndetse no gusangiza amakuru mu ikoranabuhanga, aricyo bita interoperability. Gukusanya no gusangiza amakuru mu ikoranabuhanga bavuga ko ari byo rufunguzo. Amakuru ya biometric cyangwa se ibipimo bifatwa ku mubiri w'umuntu akusanya ibiranga umubiri wacu byihariye, ari byo imirongo yo ku ntoki arizo fingerprints, gufotora imboni y'ijisho iris scan, ADN cyangwa se ibijyanye n'ingirangingo z'umuntu, isura ndetse n'ijwi. Ibyo byose ni ibisobanuro byihariye kuri buri muntu bishobora kubikwa mu buryo bwa digitali. Sosiyete y'Iburayi yitwa Thales ikora ibijyanye n'ubwirinzi n'umutekano isobanura uburyo amakuru ya biometric akoresha mu kwemeza umwirondoro hifashishijwe uburyo bugezweho bwo kugenzura ibiranga umuntu byihariye biri mu mubiri we. Uburyo bwo kwemeza ko umuntu ari we koko, biometric authentication, bushingira ku guhuza amakuru y'ibimuranga byihariye byabitswe mbere. Iyo ayo makuru yujuje ibisabwa, umuntu yemezwa nk'uwemewe wujuje ibyangombwa. Uko abantu barushaho kubyakira, uko ubuhanga bwiyongera, ibiciro by'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikagabanuka ndetse na software zikaboneka ku bwinshi, byorohereza ikwirakwiza rya sisiteme zigomba gukusanya ayo makuru. Kugeza ubu hirya no hino ku isi hari porogaramu nyinshi zikoresha iri koranabuhanga. Iyo ayo makuru y'ibiranga umuntu ashyizwe mu buryo bwa digitali, ahuzwa n'imyirondoro isanzwe y'umuntu, bityo mu gihe umuntu azahatirwa akabeshywa cyangwa se agashyirwaho igitutu kugira ngo akoreshe indangamuntu y'ikoranabuhanga, azaba abasha kugenzurwa mu buryo bworoshye hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho rishinzwe kugenzura, akaba yanabasha rero kumenyekana aho aherereye hose ku isi. Kugeza ubu ibiranga umuntu byihariye cyangwa se biometric data ziri gukoreshwa henshi ku isi. Mu gihugu cy'Ubwongereza nko mu byangombwa byo gutwara imodoka, ifoto y'umuntu isuzumwa hifashishijwe imashini y'ikoranabuhanga. Naho mu gihugu cy'Ubushinwa, leta isaba ifoto y'umuntu kugira ngo abone SIM card cyangwa se akoreshe internet, ndetse ubu nabo bari gushyira mu bikorwa ibijyanye n'indangamuntu y'igihugu y'ikoranabuhanga ifite amakuru y'ibiranga umuntu byihariye ku mubiri we. Ushobora kwibaza impamvu ubutegetsi bwa Global and Private Partnership bwifashisha uburyo bushya bwa biometric data mu rwego rwo kugera kuri ya ntego yo guha abatuye isi bose indangamuntu y'ikoranabuhanga. Kugeza ubu, izi sisiteme zo gufata imyirondoro y'umuntu bagendeye ku biranga umubiri we byihariye zagiye zigenzurwa n'inzego za leta zitandukanye, ibigo byazo cyangwa se abafatanyabikorwa babikorera. Ibi ni bizatuma abantu batandukanye basabwa indangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo bahabwe serivisi bashaka, urugero nko gushaka impushya, gusaba inkunga ya leta, gufungura konti muri banki n'ibindi.
ariko nyamara kugeza ubu nta buryo na bumwe mpuzamahanga bwari buhari bwo guhuza izi ndangamuntu z'ikoranabuhanga zo mu bihugu byose. Ibi rero bikaba bisa nk'ikibazo gikomeye cyane cyabangamira ishyirwaho ry'ubutegetsi mpuzamahanga buhuriweho kandi bugenzura buri muntu uri ku isi. Iyo rero niyo mpamvu nyamukuru ID 2020 Alliance yashinzwe. Byari ukugira ngo ikemure ikibazo cyo kutagira ubuyobozi buhuriweho. Intego ya 16.9 yo mu ntego z'iterambere rirambye niyo yahaye ububasha ID 2020 bwo kwemererwa kuvuga ko ifite uburenganzira bwo gukora ibyo ikora. Ku bantu batekereza ko iterambere rirambye rijyanye no kurengera isi cyangwa gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, iyi ntego y'iterambere rirambye ya 16.9 ifatwa nk'intego ntagatifu. Bityo ngo rero igomba gushyirwa mu bikorwa nta kabuza kuko ngo iri mu nyungu z'abatuye isi bose. ID 2020 ntiyaje igamije gutegeka uko buri ndangamuntu y'ikoranabuhanga ya buri gihugu igomba kuba imeze cyangwa uko buri buryo bwa biometric bugomba gukoreshwa, ahubwo yaje igamije gushyiraho ibisabwa byose ku mikorere y'izi ndangamuntu z'ikoranabuhanga zo ku isi yose, ku buryo zose zizabasha gukorana neza hagati yazo, aricyo bita interoperable. Nubwo ariko buri ndangamuntu ya digitali ishobora kuzaba ifite ishusho yihariye, amakuru ya biometric zikusanya azaba ashobora gusomwa n'imashini kabuhariwe hakurikijwe ibipimo ngenderwaho byashyizweho na ID 2020. Bityo ngo ntacyo bizaba bitwaye kuko hazashyirwaho ikigega mpuzamahanga gikusanya amakuru yose ya biometric aturuka mu bihugu byose byo ku isi. Ibyo bikazorohereza ufite uburenganzira bwo kuyareba kuyabona mu buryo bwihuse. Umva uko byateganyijwe mu nyandiko. Abo bategetsi banditse bagira bati hariho ubwumvikane busesuye bukenewe ku mahame agenga iyi gahunda, ku buryo bw'ikoranabuhanga riyubaka cyangwa se technical design patterns, no ku bipimo bihurirwaho ku rwego mpuzamahanga kugira ngo indangamuntu zishingiye ku ikoranabuhanga zizagirirwe icyizere kandi zemerwe. Bati niyo mpamvu ibikorwa by'igerageza bishyigikiwe n'umuryango wa ID 2020 biba byubakiye ku buryo buhuriweho bwo gukurikirana no gusuzuma ibipimo byabyo. Indangamuntu ya digitali cyangwa se digital ID ntizahabwa abantu bose mu buryo bumwe, nko kuba yagaragara nk'ikarita imwe cyangwa se ikarita igaragara ko igenzurwa n'ubutegetsi, ahubwo iyi digital ID izaba ishingiye cyane cyane ku makuru abantu basanzwe basangiza ku mbuga no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abacuruzi bigenga bazajya batanga ibicuruzwa byabo n'inyemezabwishyu, byose kandi bikazaba bifitanye isano n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibyo bikoresho bizashyirwa ahagaragara mu buryo bushobora gutuma abantu babikoresha batabizi cyangwa batigeze banamenya ko binjiye mu murongo mugari w'ubutegetsi bushingiye ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibi byose kandi bizaterwa n'uko leta z'ibihugu zizasuzuma ibishobora kwemerwa cyangwa kwangwa n'abaturage bazo. Urugero, mu gihugu cy'Ubushinwa aho abaturage bamenyereye igitekerezo cya Datong, aribyo bivuga ubumwe bwuzuye bw'abenegihugu, abo birumvikana ko byaborohera kwemera indangamuntu y'ikoranabuhanga yatanzwe na leta, ugereranyije n'abaturage bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bamenyereye indangagaciro zishingiye ku bwisanzure n'uburenganzira bw'umuntu, ari naho hari ibyago byinshi by'uko bashobora kuyirwanya. Ni ngombwa rero kumenya ko nta kintu na kimwe cy'ubwisanzure busesuye kiri muri digital ID ivugwa muri ya ntego ya 16.9 yo mu ntego z'iterambere rirambye. Kubw'iyo mpamvu ku baturage banga igitugu cya leta, uburiganya nibwo buryo bwiza bukunze gukoreshwa mu kwinjiza abaturage nk'abo mu miyoborerwe mishya. Icyo kibazo kikazaganirwaho mu buryo burambuye. Iyi system ya digital ID igomba kuba ishobora gusohora amakuru mu buryo bworoheye imashini kubisoma, kugira ngo ayo makuru abashe kwinjizwa mu yandi masysteme cyangwa se ibindi bice bishya by'ikoranabuhanga. Iyi gahunda ya ID 2020 yashyizweho n'abafatanyabikorwa b'ibigo byigenga barimo Accenture, Gavi, IDEO, Microsoft hamwe na Rockefeller Foundation. Intego yabo ni ugushyiraho ibisabwa byose by'ikoranabuhanga ku buryo buri digital ID yakoreshwa ku isi yose mu buryo buhuye. Nubwo bigaragara nk'aho ari inzego za leta zibishyira mu bikorwa nk'uko intego ya 16.9 ya Loni ibishushanya, sizo ziyoboye iyi gahunda, ahubwo leta zifite inshingano yo gufasha no gushyira mu bikorwa ibyo zitegetswe n'ibigo byigenga. Gahunda y'ukuri iyobowe n'abikorera ku giti cyabo, si inzego za leta. Ikigo cya Loni gishinzwe kwita ku bijyanye n'ikoranabuhanga aricyo UN Digital Solutions Center cyamaze gushyiraho uburyo bwo gukoresha digital ID ku bakozi ba Loni. Bakoze uburyo bw'amasoftware ahujwe, aho amakuru y'umukozi nk'imishahara, ubuzima, ingendo, umutekano n'ibijyanye n'izabukuru
ahuzwa mu buryo bumwe buhuye neza. Ibi rero bigatuma abantu batekereza ko hari systeme nyinshi zitandukanye kandi zicungirwa ahantu hatandukanye, nyamara mu by'ukuri ni systeme imwe ikomeye ishingiye ku bice byinshi bihujwe. Intego nyamukuru ya ID 2020 ni ugushinga urusobe mpuzamahanga rwa systeme zihuzwa rutuma amakuru y'abantu atangwa nk'aho atangwa mu buryo budahuye, ariko nyamara akajya ahurizwa hamwe mu bubiko bumwe ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero ngo bikazorohereza ubu butegetsi buyoboye isi kugenzura buri muntu ku isi hifashishijwe amakuru y'ibanga n'ibimenyetso by'umubiri we, ari byo biometric data, nubwo hataratangazwa ku mugaragaro ko hari ububiko rusange bw'amakuru y'ibimenyetso by'imibiri y'abantu ku isi. Umushinga ID4D cyangwa se Identity for Development wa Banki y'Isi niwo ushobora kuba intangiriro y'icyo gitekerezo. Banki y'Isi kimwe n'abafatanyabikorwa ba ID 2020 nka Gavi ni umwe mu bashyigikiye umushinga wa ID4D ugamije gukwirakwiza indangamuntu z'ikoranabuhanga arizo Digital ID ku isi hose. Binyuze muri ID4D cyangwa se Identity for Development, Banki y'Isi yashyizeho uburyo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza bugomba gukurikizwa mu rwego mpuzamahanga ku bijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Nubwo abantu batekereza ko ID 2020 na ID4D ari imishinga itandukanye, intego zabo ni zimwe kandi zifashwa n'abaterankunga bamwe nka Bill and Melinda Gates Foundation, guverinoma y'Ubwongereza n'Ubufaransa ndetse na NORAD, ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe ubufatanye mu iterambere. Iyi gahunda kandi ishyirwa mu bikorwa binyuze muri MOSIP, uburyo bwo gukora porogaramu bugamije korohereza igihugu gushyiraho Digital ID zubahiriza standards cyangwa se zubahiriza ayo mahame yashyizweho zemewe ku rwego mpuzamahanga. MOSIP yatewe inkunga n'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga ryo muri Bangalore, aha ni mu Buhinde. Urubuga rwa ID4D rwakunze kugaragaza ko hari ikinyuranyo gikomeye cyane cy'abatagira indangamuntu, abantu bavuga ko bituma bamwe bavanwaho uburenganzira bwo kugira uruhare mu buzima bw'ubukungu, politike n'imibereho rusange. ID4D ihamagarira isi yose gushyira hamwe hagamijwe gutanga indangamuntu zizewe, zoroshye gukorana hagati yazo ndetse kandi zabasha kuramba. Ikigamijwe ku isi yose ni uko Digital ID zose, nubwo zaba zitandukanye mu isura cyangwa se ku ishusho, ziba zihujwe ku buryo amakuru y'umuntu umwe asomwa kandi agacungirwa ahantu hamwe ku isi. Urugero ni nk'uburyo igihugu cy'Ubuhinde gikoresha mu ndangamuntu yacyo yiswe Aadhaar. Iyi ndangamuntu yo mu gihugu cy'Ubuhinde yujuje ibisabwa byose na ID4D ku buryo amakuru y'abaturage bayo ashobora kuvanwa muri systeme ya Aadhaar agashyirwa mu bubiko bwa ya ntego ya 16.9 ijyanye no gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku batuye isi bose. Muri make iyi gahunda ni ugutegura ububiko mpuzamahanga bw'amakuru y'abatuye isi bose, harimo n'amakuru ya biometric cyangwa se ibiranga umuntu ku mubiri we mu izina ry'iterambere rirambye. Sustainable Development cyangwa se iterambere rirambye. Sustainable uko bayikoresha bisobanura gusa ko iyo systeme izaba ikomeye kandi idashira, aho kuba igamije kurengera uburenganzira bw'abantu. Mu mwaka wa 2021 umuryango w'abibumbye UN watangije gahunda yitwa Our Common Agenda cyangwa se umugambi wacu uhuriweho. Ni gahunda y'umuryango w'abibumbye iteganya hazaza h'abantu. Muri yo harimo gushyiraho amasezerano mashya y'imibanire ashingiye ku burenganzira bwa muntu. Igikorwa cyo kwamamaza ko bafite ububasha bwo gucunga no kwita ku bintu bifitiye akamaro abantu bose bo ku isi, ibyo bise Global Public Goods cyangwa se mu Kinyarwanda ibyiza rusange by'abatuye isi, ariko ntibabasha gusobanura aho ubwo bubasha bafite bwaturutse. Iyo bavuze ibyiza rusange by'abatuye isi, bavuga ibyo umuntu wese yungukiramo kandi nyamara atabasha kubigenzura we ubwe. Aha twavuga nk'ikirere, amazi, internet, serivisi z'ubuzima, uburezi, amafaranga ndetse n'ikoranabuhanga. Bavuga ko bigomba kwitabwaho ku rwego mpuzamahanga, bashaka gusobanura ko aribo batanga ubwo burenganzira bwo kwita ku bintu no kugenzura ibyo byiza biri mu nyungu z'abatuye isi bose hifashishijwe ikoranabuhanga. OpenG2P ni gahunda ivuga ko ari Digital Public Goods cyangwa se ikoranabuhanga rigamije ibyiza ku bantu bose. Iyi gahunda isuzuma niba ufite indangamuntu y'ikoranabuhanga, ishobora kuguha uburenganzira bwo kwinjira mu mikorere ya leta, ukohereza amafaranga kuri konti yawe ya banki cyangwa se ukayakuraho. Iyo gahunda yubakiye ku nkingi za ID4D n'ihuriro rya ID 2020. Byose rero bikaba bigamije gushyiraho systeme mpuzamahanga ya Digital ID, aho buri wese agomba kumenyekana neza mu buryo bwa biometric. Abashakashatsi kandi bagaragaje gahunda yo guhuza indangamuntu y'ikoranabuhanga n'ubukungu. Igitekerezo cy'iri terambere rijyanye no kwinjiza indangamuntu y'ikoranabuhanga mu bukungu
nk'uko byagaragajwe mu masezerano ya Global Digital Compact, kigaragaza ko indangamuntu za digitali zizashyirwa hamwe na konti za banki cyangwa se z'imari ndetse n'iza telefone zigendanwa. Ibi ntibizatuma gusa iri koranabuhanga rifata amafaranga yacu igihe cyose ribishakiye ku mpamvu iryo koranabuhanga ryihitiyemo, ahubwo bizanabashoboza kugenzura no gukurikirana ibikorwa byose by'imari dukora. Ibyo kandi bizaba biri ku rwego rw'isi yose. Ibyo biborohereze gutanga ibihembo ndetse n'ibihano hifashishijwe ubukungu. Intego y'iterambere rirambye ya 16.9 ijyanye no gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku batuye isi bose ni igikoresho gikomeye cy'ubutegetsi bw'igitugu ku rwego rw'isi. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishinzwe guteza imbere imari igera ku isi yose, UNSGSA, ku bufatanye n'itsinda ry'ibihugu 20 bikize ku isi, yashimangiye ko gukemura ikibazo cyo kudashyirwa mu bukungu ari ngombwa cyane kugira ngo intego z'iterambere rirambye SDGs zigerweho. Abayobozi b'ibihugu bigize G20 bamenye ko iyinjizwa mu bukungu ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga ari igikorwa cyiza kizatuma iterambere rigerwaho ndetse ibijyanye n'ubukungu bigakorwa ku buryo butunganye, maze bashyira indangamuntu y'ikoranabuhanga mu by'ingenzi bikubiye mu migambi yabo. Umuryango w'abibumbye utanga ibisobanuro by'uko iryo yinjizwa mu bukungu ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga bifite agaciro gakomeye. Nk'uko byagaragajwe mu cyegeranyo cya 2021 cya Banki y'Isi cyiswe Global Findex, iyinjizwa mu bukungu ry'indangamuntu y'ikoranabuhanga rifite uruhare rukomeye ngo mu gufasha abantu kwitegura nko kugaruka kw'icyorezo cya COVID-19, izamuka ry'ibiciro cyangwa ibibazo by'ubukungu n'ibihe. Kugira systeme y'imari irimo abantu bose ngo ni iby'ingenzi mu bihugu byose. Ahangaha rero niho hagaragarira yuko ibihe bibi kuri bo bihindurwa amahirwe. Nk'uko bivugwa hano, ibibazo bitandukanye bishya cyangwa se bisanzwe bizifashishwa nk'impamvu zizatuma indangamuntu y'ikoranabuhanga yinjizwa mu bijyanye n'ubukungu. Itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryashyiriweho kugenzura imikoreshereze ya digital mu gutera inkunga SDGs ryarebye uburyo bwo guteza imbere no gutanga inama ku mikoreshereze y'imari ya digital kugira ngo hihutishwe gutera inkunga intego z'iterambere rirambye. Ryatangaje ubutumwa bwo gufata ingamba bugamije gukoresha ikoranabuhanga rya digital mu gushyiraho systeme y'imari ishingiye ku muturage kandi yuzuzanya n'intego z'iterambere rirambye. Ingaruka zambukiranya imipaka cyangwa se externalities ni ibikorwa cyangwa ibihe bidasanzwe biba mu gihugu kimwe ariko bikagira ingaruka mu bindi bihugu. Inyandiko yasohowe n'ihuriro ry'umutekano w'amakuru ku isi World Privacy Forum ku bufatanye na BMGF ndetse na Central for Global Development ishyigikiwe na Rockefeller yavuze ko nyuma ya COVID-19 urugendo rugana ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rwarushijeho kwihuta, ariko ku bihugu bikiri mu ntangiriro zo gufata icyemezo ku buryo bifuza gutegeka urubuga rwa digitali, bigaragara ko igisubizo cyonyine gishoboka nk'uko Task Force ya Loni ibivuga ari ukongera imiyoborere mpuzamahanga. Bikaba byaravuzwe ko izo ngaruka zambukiranya imipaka zishobora kugenzurwa binyuze mu kwinjiza indangamuntu y'ikoranabuhanga ku isoko ry'amakuru. Ibyo kandi bikongerwa no muri systeme y'imari. Bivugwa ko ibi bizafasha abantu gukoresha uburenganzira bwabo mu gihe barengera ubukungu bw'igihugu n'isoko y'amakuru ku ngaruka zambukiranya imipaka. Iyo systeme y'imari ishingiye ku muturage yifuzwa n'iryo terambere izajya itanga ububasha bwo kugera ku mafaranga y'abaturage no kugenzura uburyo bayakoresha. Kubw'iyo mpamvu mu mwaka wa 2020 iryo tsinda rya Loni ryasohoye inyandiko yo kujijisha ryahaye inyito igira iti amafaranga y'abaturage gukoresha ikoranabuhanga mu gutera inkunga hazaza harambye. Ikintu gitangaje cyane kuri ibi ni uko iryo terambere mpuzamahanga rifata nk'aho amafaranga y'abaturage yose ari ayaryo. Kubika amafaranga imbere mu gihugu bikubiyemo amafaranga abitswe n'abantu ku giti cyabo cyangwa se amafaranga abantu babika mu ngo, ibigo byigenga by'ubucuruzi ndetse na leta. Nk'uko aba bashakashatsi bakomeje babisobanura ngo nta n'umwe mu bantu wemerewe kwanga kwinjizwa muri iki gikorwa mpuzamahanga gishingiye ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga na za mudasobwa zijyanye n'imiyoborere y'imari. Bati nubwo bifatwa nk'ibisanzwe ko twese twemera ko amafaranga yacu akwiriye gukoreshwa mu gutera inkunga intego z'iterambere rirambye za Loni, nta burenganzira umuntu azaba afite bwo kwanga ko amafaranga ye akoreshwa mu cyiswe gutera inkunga intego z'iterambere rirambye. Amafaranga azajya akurwa ku makonte y'abantu binyuze muri ubu buryo bushya bw'ikoranabuhanga ryo guhuza indangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse na banki. Ibi nabyo bikazaba ari bimwe mu bigize systeme ya Loni y'imari ishingiye ku baturage. Raporo yiswe People's Money
yasabye ko Loni n'abafatanyabikorwa bayo bakoresha imbaraga z'ikoranabuhanga mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'imari ishingiye ku baturage kandi igendanye n'intego z'iterambere rirambye. Sisiteme z'indangamuntu y'ikoranabuhanga na za mudasobwa kuri bo ngo ni ingenzi cyane kugira ngo abantu babashe gukora muri uru rwego. Ibi bikazaba bikubiyemo imiyoboro y'itumanaho n'uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga, indangamuntu zo mu ikoranabuhanga ndetse n'isoko ry'amakuru. Nubwo ushobora kuzaba ugifite uburyo bwo kugera ku mafaranga yawe, mu gihe cyose uzaba ufite indangamuntu y'ikoranabuhanga yemewe, ntuzaba ukiyafiteho uburenganzira busesuye. Amafaranga uzaba wemerewe gukoresha azajya akurwa mu maboko yawe kugira ngo akoreshwe mu ishoramari rishingiye ku ntego z'iterambere rirambye arizo SDGs. Kandi bizaba bigoranye cyane kuba wabika amafaranga ahandi cyangwa ngo ukoreshe uburyo busanzwe kuko ubwo buryo butazaba bwemewe. Ibijyanye n'ubukungu byose bizinjizwa muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho ku isi yose. Indangamuntu y'ikoranabuhanga izahuzwa na konti y'umuntu, yaba iyo muri banki ndetse n'iyo muri telefoni. Ibyo ngo bikazaba ari urufunguzo ruzakingura ububiko bw'amafaranga y'abari bayatunze mu buryo butemewe kugira ngo ayo mafaranga yabo nayo bagiye babika nayo azahuzwe n'ay'abandi kugira ngo nayo akoreshwe. Intego ya 16.9 isaba ko buri muntu wese agira indangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo iki cyerekezo cy'imari ishingiye ku ntego z'iterambere rirambye ushobore gutera imbere. Hazashyirwaho sisiteme mpuzamahanga y'indangamuntu ya buri muturage ku isi ku buryo abagera kuri miliyari 8 bose batuye isi bagomba kuba bayifite. Ni umuhate ukomeye cyane. Itsinda ry'abahanga ryashimangiye ko ikoranabuhanga ari ryo nzira yonyine yishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Ubucuruzi bwose bukorerwa ku isi buzagenzurwa hifashishijwe indangamuntu y'ikoranabuhanga. Icyitwa kwinjiza buri muntu wese mu bukungu cyangwa se financial inclusion kizarenga ku bantu ku giti cyabo, kigere no ku bigo by'abo bantu by'ubucuruzi, ndetse bizagera no ku buyobozi bw'ibihugu bwibwiraga yuko ari bwo bufite uburenganzira bwo kuyobora ibikorwa byose by'ubucuruzi byakorerwaga ku butaka bw'icyo gihugu. Mu mwaka wa 2021 uwitwa Manjit Kriparani akaba ari umuyobozi wa Gateway House, inama y'Ubuhinde ishinzwe imibanire mpuzamahanga, yaravuze ati ikoranabuhanga rizafasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuva mu bibazo by'ubukungu binyuze mu kubakira ku bigo bito biciriritse nk'urufunguzo ruzabafasha. Ibigo 300 by'imari bikomeye ku isi byemeye ko Digital ID ishobora gufasha ibigo bito kubona amafaranga yo gukora ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa se trade finance. Iri rikaba ifaranga ry'inguzanyo mpuzamahanga rihabwa abacuruzi kugira ngo bashobore gucunga neza uburyo bishyura n'ibibazo bashobora guhura nabyo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibi byose kandi bivugwa ko bikenewe kuko urukurikirane rw'ibibazo by'ubukungu rwabangamiye uburyo ibigo bito bibona inguzanyo. Iki cyari igice cya mbere, reka tubararikire kuzakurikirana igice cy'ubutaha.